Yesu ashimwe muvandimwe nshuti wa Ndi Umutsizi TV. Nongeye kugushima nanone yuko uyu munsi nanone ko tukiri kumwe kandi wowe wakoze subscribe wagumye hano ukaba ukomeza kubona inyigisho dutambutsa hano. Mu by'ukuri ndabizi ko hari umugisha wakiriye, hari ubuntu wakiriye, ubuntu bw'Imana, ndetse wakiriye agakiza, ndetse wakiriye gukiranuka biciye mu ijambo wumvise. So uyu munsi rero nanone nzanye indi nkuru nziza mu by'ukuri ishobora kukubatura ikagukura aho wari uri ikagushyira ahandi hantu hazima mu myumvire yawe ndetse no mu mitekerereze yawe. So rero mu ikintu cya mbere ushimiye ni uko watumye mbona ko hari benshi banteze amatwi. Hanyuma ikintu gusaba mu by'ukuri uyu munsi ubanze wumve ino video ntabwo iri butinde, iramara iminota mikeya ndetse itarenze 7. Hanyuma wumve kino kintu mu by'ukuri, kandi nuza kuyirangiza umaze kuyumva neza kumva urayikunze uze gukora kuri like uyikore wamaze kuyumva, ndetse uze gukora na comment, kuko birashoboka yuko hari ibintu wumvise bwa mbere cyangwa se ukaba utabisobanukiwe neza, cyangwa se ukaba wumva hari icyo wambaza, cyangwa ukaba wumva hari inama ushobora kungira. Ukoreshe komanteri yawe, ndaza kuyisoma, ndetse kandi ndaba numva nyikunze cyane. Ndakora kuri nanjye ndahita ngukorera kuri like ndetse n'agatima nkwereke ko ibyo wakoze nabikunze. Ugiye iyo ukoze ibintu ukumva urahuza n'umuntu ugomba kugaragaza ko wabikunze. Mu by'ukuri reka nkubwire, niba ukunda umuntu ujye ubimwereka. Hanyuma niyo mpamvu hariya kuri video bashyizeho akantu ka like. Ni ukuvuga ngo niba video ye yakoze wayikunze wumvisha harimo ibintu bizima, ntabwo ugomba kugenda udakoze kuri like. Hariho abantu baba bumva kuyireba gusa bihagije, ariko like ni ingenzi cyane 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 ku bantu bakora bene ibi bintu. Biba bisaba ngo ubereke yuko ubakunze cyangwa ukunze ibintu byabo. Rero like ntikabure numara kumva iyi video, ndetse na comment. Hanyuma kandi ku musozo w'iyi video nabwo nuwisoza ukaba ubona utarakoze subscribe, uze kuyikoraho ndetse ufungure n'inzogera, dukomeze tubane dukomezanye. So urakoze cyane kuri byubahirize, ndumva nizeye kuri bubikore. Hanyuma rero icyanditswe tugiye kwiga uyu munsi tugiye kwiga icyanditswe kimwe kiri muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 18. Mu by'ukuri ntabwo tuzi ibyo gucirwaho iteka ngo bizaba ryari, ese bizaba gute n'ibindi. Rero uyu munsi witonde wumva aka kantu. Yohana igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo uwizera uwo mwana ntazacirwaho iteka, ariko utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Haleluya. Kuvuga ngo uwizera uwo mwana cyangwa uwizera Yesu ntabwo acirwaho iteka, ariko ngo utamwizera amaze kuricirwaho. Niyo mpamvu aricirwaho ngo nuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. So bivuga ngo rero mu by'ukuri ni ryari abantu bazacirwaho iteka?
n'uyu munsi bamaze kwicirwaho. Ngo nihe mpamvu? Ngo ni uko batizeye izina ry'umwana w'Imana. Nsobanuremo n'aka kantu, ni ukuvuga ngo nihe mpamvu ngo abantu bacirwaho iteka uyu munsi? Ni uko batizeye izina ry'umwana w'Imana. Abantu bazi ko abantu bazacirwaho iteka kubera ko bakoze ibyaha runaka, bakoze ibyaha, batukanye, babishe, barwanye, baroze, banganye, cyangwa se ibyaha byinshi ntarondora. Kuvuga ngo wowe uba uzi ko ngo nibyo bizatuma ucirwaho iteka, ariko Imana iri kuvuga ngo, cyangwa Yesu yaravuze ngo Imana abantu uciraho iteka ni abatizeye Yesu Kristo. Kuvuga ngo umuntu utizera Yesu Kristo niwe wamaze gucirwaho iteka. Utamwizera wese yamaze kuricirwaho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi yamaze gucirwaho iteka. Ntabwo azaricirwaho kera, yamaze kuricirwaho. Ntabwo azaricirwaho n'ibyaha akora, azacirwaho nuko atizera izina ry'umwana w'Imana. Ubuntu bw'Imana rero bukubeho. Niba utari uzi kino kintu ukimenye. Imana ntabwo izaciraho iteka, cyangwa se abafite ibyaha ntabwo ari bo bacirwaho iteka, ahubwo abanze kwizera izina ry'umwana w'Imana nibo bazacirwaho iteka. Ikindi, ntabwo iteka rizacirwaho kera, ubwo ngo ryamaze gucirwa ku batizeye uyu munsi bariciriweho. Ndagukunda cyane, Evangeliste Robert Victor. Ukomeze dushyigikire, ukora like, comment and share and subscribe. Bye.